Yes. Abakunzi ba Karema TV, muri kubona kuri kamera zacu noneho turi kumwe n'umwana muto cyane mwiza. Murabona ukuntu ari guseka ariko. Yes. Hanyuma agiye gutangira twibwira, atubwira amazina yiwe, hanyuma atubwire n'ahantu atuye. Hanyuma n'ibindi turaza gukomeza byinshi twifuza kumubaza, byinshi ari buze kutubwira. Turakubwira ngo ntukuri ijisho cyangwa se ntukuri urushinge rwawe kuri Karema Films Rwanda. Hanyuma tunakubwira yuko inkuru zacu ushobora no gutera indi ntambwe ukandikamo Kabando Net 7. Ushobora kutubona n'inkuru nyinshi zigiye zitandukanye cyangwa se Impuguro TV. Turi kumwe rero n'umwana w'umukobwa muto cyane, imyaka sinyiza agiye kwitubwira. Sister, amakuru yawe? Urakomeye? Urakewa? Ndakomeye cyane. Urabizi ko ukeze? Oya ntabwo biza. Ntabwo biza? Uramenye? Nta wundi muntu urabikubwira se ko ukeye? Nta wundi ni wowe. Ni njyewe? Ubwo rero urumva ko ndi number one ukubwira ko ukeye? Ubwo nanjye uyu munsi ndazirarana. Kubera ko mbwiye umuntu ngo urakeye agahita ansubiza ngo yego urakoze nyine ngo niwe wa mbere ubimbwiye. Yes, urakoze cyane. Hanyuma se amazina yawe yitwa nde bebe? Amazina yanjye nitwa Ikirezi Ornella. Ikirezi Ornella. Onge subiremo Ornella twumva ukuntu bivuga. Ikirezi Ornella. Ornella. Njye rero ntabwo ariko nabivuga. Nyine nkanjye nk'umuntu, wowe urabivuga nk'umuntu kazi. Nyine tama ngo umuntu turi kuvugana yitwa Ikirezi Ornella. Ornella nyine nkariniga. Aha. Aho ni wumva ko bivuze neza. Ornella. Aha. Ornella hanyuma rero ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 15 kugenda isatira 16. Kugenda isatira. Wakoze wawe ugiye gufata irangamuntu? Ubu ni ukuvuga ngo ufite ikarita y'ishuri gusa nta rangamuntu ufite. Mbega urumva atari wowe uzarota utunze irangamuntu? Ntabwo ari ngombwa ariko nabwo nyibanye nakisha. Ariko ufite amatsiko yayo. Urakoze cyane Ikirezi Ornella. Hanyuma rero Ikirezi Ornella twagutumiye muri studio za Karema TV kugira ngo tuganirize byinshi bigiye bitandukanye bikwerekeyeho cyangwa se byerekeye ku rungano rwawe. Ornella, hanyuma ufite imyaka ingahe? Nayivuze. Mfite imyaka 15. 15. Aha. Ornella, ufite imyaka 15 kugeza ubu ngubu uri umunyeshuri warangije kwiga cyangwa se ntabwo wagize amahirwe yo kwiga? Amahirwe yo kwiga naragize niga muri Senior 4 LKK. Yes, urakoze cyane. Senior 4 LKK. Ngira ngo kuba tayizi ni yahoze yitwa IKK kera, yaje kuhinduka LKK, yahoze yitwa English Kinyarwanda n'Igiswahili. Yes, ubu rero haje n'icyo bita literature. Yes, urakoze cyane. Hanyuma rero Ornella, wahisemo kwiga LKK. Kubera iki wahisemo kwiga indimi? Impamvu nahisemo kwiga indimi, ngiye nyine ndashaka indimi. Impamvu ibintu bijyanye na makeup buriya ni ibintu nabyo biba bikeneye indimi kandi ibintu nyine nkunda cyane. Uri kumva byamfasha cyane izo ndimi nzimenye, byamfasha kubera ko gutera makeup ntabwo gutera makeup ntabwo watera mu Rwanda gusa no hanze. Kumva byamfasha cyane. Yes, urakoze cyane Ornella. Ati urumva nyine ntabwo nakwifuza gukora mu gihugu cyanjye gusa, ngomba gukora n'abanyamahanga tudahuje ururimi, niyo mpamvu byansabye kujya kwiga ururimi. Hanyuma rero ibintu bya makeup wabitekerejeho uravuga ati nzabikora maze kugira imyaka iri hejuru, reka mbanze njye kwiga indimi noneho nimara kuzumva neza nze ninjire mu mwuga nyirizina. Niko bimeze? Aha. Hanyuma Ornella, ibintu bya makeup byakujemo gute? Ibintu bya makeup njye nakuze nimvamo ko ngomba nkunda ibintu bya makeup. Ibintu bya makeup nyine ndabikunda cyane ku bakinnyi ba filime kuba urabona aribyo usanga umukinnyi wa filime yabamukomerekeje. Biriya ni nabyo rero nshaka gukora nyine. Nibyo nshaka gukora. Yes, Ornella, ubundi ubusanzwe ibintu bya makeup hazamo n'ibintu bya tatouage. Yes, urakoze cyane. Hari tatouage wowe waba ufite? Nta tatouage mfite. Kubera iki ntabi? Kubera yuko nyine tatouage ntabwo nyikunda, ni nziza ariko ntabwo nyikunda. Ko cyumva wakora ibintu udakunze kumva bikorera abantu? Tattoo ntabwo ari ukuvuga ngo ni nziza pe, ariko njye ntabwo nakishyiraho tattoo. Ntabwo kwishyiraho tattoo? Nuko njye ntabwo niyafashe gutera makeup. None se unama uko ukundanye n'umutipe akagusaba kwishyiraho tattoo? Ntabwo nabikora ariko wigifite ntacyo byaba bintwaye. Okay, ndaza kukubaza byinshi bigendanye no ku mukunzi wawe mu mwanya uri buze. Ariko ubundi dushatse twanabyinjira muri ufite umukunzi? Umukunzi afite imyaka ingahe? Umukunzi wanjye afite imyaka 19. Afite imyaka 19. Nawe ni umunyeshuri? Ni umunyeshuri.
agiye kurangiza yiga mu mwaka wa gatandatu segonderi yego mwiga ku kigo kimwe oya ntabwo turi ku kigo kimwe mumaze igihe kingana iki mukundana Ornella maze igihe ni umwaka ni umwaka hanyuma se Ornella abantu benshi bakundana bagira ibihe byinshi ibintu bitandukanye byo kuganira gutemberana waba waragize igihe gihagije cyo gutembera n'umukunzi wawe yego ahantu hazwi ushobora kuvugana ukatamenya ko ahantu avuze ati kabisa ibintu avuze ni ukuri mwa mwaratembere ni nka hehe twatembereye zana aba twatemberanye ni cyane i Gahanga nyine kuri cricket kuri cricket hariya niho nyine heza twaratemberanye nkakunda kakunda nkakunda mutembera mwamazeho igihe kingana iki twamazeyo nyine kubera ko muri famiye baramuzi aho ngaho ari Gahanga mu famiye yanjye twamazeyo icyumweru gusa wowe n'umukunzi wawe ni ukuvuga mwari muri hoteli mwari muri twaciye muri famiye kwa mama none se nawe yari muri famiye y'iwanyu se nawe mwajyanye muri famiye y'iwanyu mubanayo sawa urakoze cyane ubwo se muri kumwe muri famiye mwari mwizeye neza ko bari bizeye neza uburyo bwo kuba cyangwa mwararanaga umwe yararaga uko nuvuga ngo wabahamagaye babwira ko uzazana umukunzi wawe bamushakira icyumba cy'azararamo nawe bagushakira icyawe okay Ornella rero umukunzi wawe ni umunyeshuri agiye kurangiza kwiga hanyuma nawe mu mwaka wa 4 segonderi mwagize igihe kinini cyo gutemberana usibye aho ngaho harandi mwaragize umwanya wo kujya gutembera cyangwa kwenjoyinga nyine ahandi nyine twakunze nyine gutemberana tukajyana nko mu bintu byo gushopinga nkaba wenda ngiye nko kuririmba twajyana uvuze nko kuririmba uri umuririmbyi ngenzi kuririmba nyine ndabikora wana ugiye kudaha cyo bita freestyle kabisa akaririmbo wenda tubwire nk'amasegonda nka 30 ngaho ntacyo uririmba katuguha akanya amasegonda nka 30 utunyurezeho gatoya ndetse ndirene mana yanjye ndirene njye ndumva naniwe ko mbona ibintu byose byabaye uruvange ndarira nkigunga nkarira nabamaze amarira nkagana biyoba iyo niba mu ndorerwamo nguwo mbona siwe niyumvamo ngo bigira beza bakabyihishamo njye mbona ubanza nabigwamo ejo head ejo mind nukita kuba gutesha umwanya any day anytime ngo trust me the lights gon shine ngibiyo byose n'imipango y'Imana ndaramanga put you on ngiyo bishatse baciringa Nariyana wow urakoze cyane Ornella iyi ndirimbo ni yawe oya nagariya ni yuhe muhanzi ni Amaron ko ufite ijwi ryiza wanyu nta ndirimbo zawe ufite ku giti cyawe oya nazi kubera icyo utarashaka uburyo wazisohora ufite ijwi ryiza cyane uberanye no kuba umuhanzi ufite inzozi zo kuzaba umuhanzi oya ntabwo bikunda nyine nkunda kuririmba ariko ntabwo ubanza ugize uti rero shere wanjye twajyaga tujyana ati ngiye nko kuririmba nimba utari umuhanzi wajyaga kuririmba ugiye kuririmba agana he nyine Sky 2 hari ukuntu twajyaga nyine wagiye nko kuririmba tukajyana wagendaga nk'umuririmbyi wagendaga nk'umubyinnyi nagendaga nk'inshuti y'umuhanzi hakuno twaba nyine turi kumwe nko mu nzu tukaba twaririmba nabyo nkabikunda yes na boyfriend wanjye kuririmba cyane nawe azi kuririmba cyane ko numva na none muzabyara umustar ukomeye noneho yes urakoze cyane hanyuma se tukiri kuri boyfriend wawe ni umusore mutoya ku myaka 19 yiwe hanyuma nawe ufite imyaka 14 15 uracyari muto nabwo uragize imyaka 16 iyo utekereje neza mu bwonko bwawe mu ntekerezo zawe ubona ari inshuti yawe igendanye n'imyaka yawe cyangwa se ni inshuti yawe ubona muzabana no mu bihe bizaza ubibona gute wowe ngewe uko mbibona nuko mbyifuza ko twakomeza nyine tukanabana nyine
Mwigize mubiganiraho? Twabiganiriyeho, twabiganiriye cyane. Yakubwiye se ko yifuza kuzagushyira mu mago ryari? Haracyari igihe. Haracyari igihe. Yes, Ornella rero uri mu mwaka wa 4. Bivuze ngo ugiye kujya mu mwaka wa 5. Nibyo uyu mwaka utaha urajya mu mwaka wa 5? Oya ntabwo aribyo. Aha. Ikibazo ni iki kizatuma utajyamo? Ikibazo ni uko nyine tugiye kujya hanze, ngomba kwiga hanze kandi uno mwaka ntangiye kwiga bya bipfabusa. Ni ukuvuga ngo ugiye kujya hanze. Ugiye kujya mu kihe gihugu? Muri USA, muri Amerika. Ugiye kujya muri Amerika. Uzagenda mu kwa kangahe? Ntabwo ndabimenya neza. Aha. Okay, ufite imyaka 15 Ornella, ugiye kujyana n'ababyeyi nibyo? Oya ntabwo aribyo. Ntabwo uzajya n'ababyeyi hanze? Yego. Uzagenda wenyine? Ababyeyi bazagenda mbere yanjye, uzagenda nyuma. Yes, hanyuma rero uzagenda nyuma, ugiye kugenda ku byangombwa by'ababyeyi kuko ntabwo urafata ibyangombwa. Hanyuma kandi umaze kutubwira ko umukunzi wawe mujya muganira, ukumva ko ukaganira ko muzabana, bizagenda bite numara kugenda muzongera guhurira he? Nzagaruka. Uzagaruka mukore mariage usubire? Oya, nagaruka nzaza mukore mariage. Oya, njyewe icyo nshaka hanze ninyibona nzagaruka hano mu Rwanda. Ko nta muntu wagiye muri Amerika ujya ugaruka? Nzagaruka. Okay. Urakoze cyane Ornella, ati nzagaruka. Hanyuma rero nuramuka ugeze hanze, ugeze muri Amerika, ukutanyenda n'umusore w'umuzungu, aguhaye urukundo, akwitayeho, uzamukatira? Namukatira. Waba ushingiye kuki? Njyewe nyine bitewe n'uburyo mukunda, njyewe numva ko namukatira nyine. Ushobora kugenda ugasanga umusore hanze aho ngaho, ufite cash, ufite amafaranga menshi, ufite n'urukundo byose, by the way akabikwereka. Ikindi cya kabiri azaba ari hafi yawe, biroroshye ko wawe uhita umwibagirwa. Nyine izo mpungenge mubwiye umukunzi ntabwo ageze kubwira? Oya, ntabwo yabura kutazigira, nanjye nazigira. Kuko ari ibintu bibaho, ni ibintu bibaho. Ushingira kuki kuzarinda isezerano imyaka yose? Ni uko njye mukunda kandi aribyo niyemeje. Hanyuma Ornella ugiye kujya hanze, ugiye kujyana na famiye. Ornella ni umuntu uvuka muri famiye, abantu bangana gute? Ese Ornella afite papa na mama? Mfite papa na mama. Mfite papa na mama ariko nyine ntabwo babana tu. Yes. Ntabwo bari kumwe ubu ngubu? Ntabwo bari kumwe. Ariko bose barahari? Barahari. Ornella uvukana n'abana bangahe? N'abana babiri, gusa abana batatu. Muri abana batatu? N'abakobwa babiri. Yes. Nibo bakuru nibo batoya? Nibo batoya. Umusaza wanjye afite imyaka 3, undi umukurikira afite imyaka 9. Mama wawe ko numva yabyaye neza. Ese Ornella wakubaza akabazo k'amatsiko wakamusubiza? Nta kibazo. Ornella wumva uzabyara abana bangahe? Ntabwo mbizi gusa njyewe n'umushobozi bwanjye, ufite ubushobozi kumva uvuga ati ndabyara umwana ndamurera nyine, mfite amafaranga yo kumurera, sibyo namutunye, nababyara. Wababyara kweli? Byibuze ukagarukira nko muri 12? Ni benshi. Ni benshi cyane, ntabwo warenga 7. Aha. Wagarukira kuri 7? Aha. Ornella rero tubwiye ko uri umunyeshuri urimo kwiga indimi n'ubuvanganzo. Wari umaze igihe kingana iki utangiye section y'indimi? Nari mumaze amezi 2. Wari umaze amezi 2. Ni akahe gatabo mu bitabo wari umaze gusoma muri literature? Ni akahe gatabo waba warasomye ukumva uragakunze? Okay, agatabo se bijyanye n'isomo niga, njye ntabwo njya nsoma isomo niga, njye nkunda gusoma ibitabo. Ukunda gusoma ibitabo? Ariko hari ndavuga mu byo mu ishuri, noneho mu byo winjiyemo ukaba byo mu buvanganzo bwawe bigendanye n'iyo? Ntabwo njya mbijyamo cyane ngo nsubire nzi ubwenge, ariko ntabwo njya mbijyamo ngo nsubire ibitabo. Ntacyo ngaho tubwiye kamwe mu dutabo wenda waba uzi mu bitabo mujya musoma ku ishuri ukavuga ati agatabo njye nize nasoma agatabo ka Peter Pan. Yes, hari ibitabo byinshi kenshi ushobora kuba wasoma cyangwa se biri muri domaine yawe. Hari ibyitwa concubine, hari icyo bita derived between, hari icyo bita laws and Mostica, yego. Hakaza n'ikindi cyitwa Romeo and Juliet, nacyo ngira ngo kirimo. Ntabwo byose nta na kimwe wagasomye muri ibyo ngibyo? Nasomye agatabo, nasomye nkagatinda ni Peter Pan. Ngo ni Peter Pan? Peter Pan. Aha. Ubwo bishatse kuvuga iki? Peter Pan nyine ni umuhungu ukoresha amaji. Ni umuhungu ukoresha amaji afasha abana babiri. Yes. Yes, urakoze cyane, ngira ngo
turacyari kumwe bakunzi ba Karema TV, turi kumwe n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, kugira ngo ubashe kubona amakuru yacu umunsi ku munsi rero gusaba gukora subscribe. Ariko mbere kwikora nyine sore ubanza kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube channel ukandikamo Karema Films Rwanda, hanyuma ukatureba akantu k'umutuku kanditseho subscribe ugakozaho urutoki, cyangwa se s'abonner muri mu rw'igifaransa ugakozaho urutoki kukazogera kari hejuru aho gatoya, kugira ngo ubashe kubona amakuru yacu uko tuyasohora umunsi ku munsi, ukajya handikirwa ubutumwa cyangwa se commentaire ukatubwira uko ibintu bibona, kwitekerezo cyawe n'inyemibwa kuri twebwe biri mu bitwubaka. Hanyuma turacyari kumwe na Ikirezi Ornella rero tubwiye yuko uvukana n'abana batatu, umwe afite imyaka 9, imyaka 3, sorry, undi afite amezi 9. Ornella, watubwiye yuko papa wawe na mama wawe batari kumwe, hanyuma muri abo bana muvukana, muri kumwe muvukana kwa papa no kwa mama, cyangwa nabo muvukana kwa mama gusa? Nabo tuvukana kwa mama gusa. Hanyuma Ornella rero uri umukobwa, utubwira urugendo rwawe rwo mu minsi izaza, ugiye kwerekeza hanze y'igihugu, ugiye kugera muri Amerika, uko biri kose uzakomeza kwiga, ntabwo uzabihagarika. Nugerayo wumva uzakomeza kwiga iki? Uzakomeza ibindi watangiye cyangwa uzahindura? Oya, iby'indimi niba narabyize kugira ngo nze n'itegeko kuhagera ukiga indimi. Njye ni Madina, nzahita niga ibijyanye na makeup. Uzahita wiga ibijyanye na makeup? Ibijyanye na salon Na makeup. Imyaka 6 Mabyiga imyaka 6 hanze. Nibyo wumva bikora? kugeza mu gatandatu hanyuma. Okay. Sawa, urakoze cyane. Noneho se Ornella, hanyuma noneho numara kubikora wumva ari ibintu uzakomeza gukorera wenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se igihe kizagera wenda ubikorera intanga? Nzaza. Nakubwiye ngo nzaza. Uzaza kandi uzaza ari byo bikuzana? Nzaza kubera ko nzaba mfite icyo nshaka, njye ntabwo hanze amakuru. Kubera ko nzaba mfite icyo maze kumenya, icyo nashakaga hanze uzaza. Hanyuma rero uvuye inaha ngaha, ukurikije wenda uko wigaga, ireme ry'uburezi mwari mufite hariya, wabonaga ku giti cyawe ni nk'ibihe bintu wabonaga bitagenda muri education mu Rwanda, wenda uvuga ati nkanjye nka message wenda natanga, nimba ari n'abayobozi wenda bashinzwe ibintu bya education barimo kunyumva, wenda hari nk'ibintu bimwe bashobora kuba bahindura, bishobora kuba byaba byiza kurutaho, kuko twifuza ko ibintu byaba byiza bikagenda biba byiza kurutaho. Ubona ari nk'igiki wenda leta wenda yagashyizemo imbaraga cyane kurenza? Ubona ari nk'iki? ikintu nyine ngiye numva twumva cyakorwa wenda nko mu mashuri, mu bigo by'amashuri, kumva uko njye mbibona. Hari ibigo byiga bitabamo nka boarding, interne nyine, externe zose akenshi usanga externe bakunda kubihuza naniranye ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa ikintu ngiye mbona cyakorwa ku bana baba externe, abana baba externe akenshi bakunda kuba basuzugura bitewe n'uko ukumva abarimo bari kumutwara. Ikintu cya mbere cyakorwa, abanyeshuri bo muri externe bagomba kwicazwa bakagirwa inama, bagafata ingamba zo kubakanira. Ikintu cya mbere ni ukukanira. Babakaniye wasanga umwana nawe abaye kanwa, kuko ikintu cyica abana baba externe mu mutwe ni ukutabakanira. Mwese umwana niwe uzamubwira ngo tereza, agatebeza agenda imbere agatebezura, cyangwa yamubwira akahita agusuzugura, nyine aba yaguciye amazi. Ariko ukiri aho ngaho Ornella, hari abana tuzi baba mu ma internet kandi birukanwa, bari abana babyarinze. Nabyo nyine ni ugusuzugura, nibyo bita agasuzuguro. Wenda aho ngaho gatoya wenda icyo nakudefandaho gatoya ku kigendanye n'abana biga bataha, na leta irabizi ko abana biga bataha bisa nkaho bivuna, kubera yuko urumva abo bana babahabwa uburere n'ababyeyi, rimwe na rimwe usanga ari babana badafite n'ababyeyi, noneho barerwa n'abo mu mafamiye, noneho leta nayo ikabatakazaho byinshi kugira ngo bajye ku ishuri, ikahereza abo barimu, ko bizi ko abana bigira ubuntu. Wa mwana rero bwa burere akwiye ku ishuri bwakunganiye n'ubw'ababyeyi, wa mwana atasanga mu rugo nta byo kurya bihari, urumva bibe ngombwa ko ajya gutoragura inyuma, abakobwa bagiye kwishora mu ngeso zitari nziza, sibyo? Niyo mpamvu mvuze yuko ku rundi ruhande ntabwo navuga ko ikibazo ari icya leta. Leta nta kintu bitakoze, ahubwo ngira ngo leta yafashe n'izindi ngamba nziza. Abana bagiye bajya ku ishuri, ngira ngo byaranatangiye, ngira ngo n'abana bo muri primaire bagiye kujya bajya ku ishuri kugira ngo barebe ko babasha
gukuraho za nzitizi zose zabonekaga. Navuze no mu bugendanye n'imyigishirize yiyibona gute? Okay, ndi ikintu nyine kwiga hari ibigo bitaba bifite computer nyine tuba computer tuba nyine bagomba gushyira mu bigo. Hari ibigo bitaba bidufite nyine nabwo nyine ngiye numva ko buri bigo byose byo mu Rwanda ari ibya leta byose bigomba kugezwaho utwo tumashini kuko tuba dukenewe cyane. Ikindi buri munyeshuri wese wo muri primary ushobora kuba yakiga kabiri bikaba itegeko ko agomba kujya mu kigo kuko biragorana cyane kumva ngo umwana aratashye yarongera agatse biragorana nabyo biragorana. Yes. Hanyuma Ornella, reka tugaruke rero ku rugendo rwawe rwo kujya hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko uzakomeza kwiga ibintu bigendanye na makeup. Birashoboka ko wazakomeza kwiga kaminuza. Na kaminuza wumva aribyo wazakomeza cyangwa wazahindura? Oya, nize imyaka myinshi cyane. Ariko kaminuza uzayiga? Ntabwo kaminuza ntabwo nayiga, njyewe nindangiza imyaka 6 ya makeup bizabihagije. Bizabihagije? Makeup ntabwo nayiga. Ariko umuntu ukunda gutinya kwiga kaminuza no hejuru ngo kenshi aba ari umuswa. Ornella, wundi ubu wakangaye mu ishuri? Nyine njye ndatsinda. Uratsinda? Ndatsinda. Impamvu uvuze ngo ntabwo nakwiga kaminuza birumvikana. Njye ntabwo numva ibitekerezo byanjye nakwiga nkuze. Ntabwo nkunda kwiga nkuze nyine. Umva wakwiga ukiri mutoya, amashuri ukayarangiza ukiri mutoya, ukabona icyo ukorera amafaranga. Ariko hanze muri Amerika abantu bakora abantu biga banakora? Ndabyumva, ariko niba makeup ni ikintu nyine, niba ari ikintu kindi mu maraso ni ikintu nzahita mfata vuba. Niba wize imyaka 6 uri kumva ukabyiga ugahera ku cya mbere nyine makeup utandukanye n'aya masomo. Kuko muri kaminuza ugerayo ukiga n'ibindi nyine byinshi ariko makeup zose uzaba warazize no kugira muri kaminuza ukazimetiriza. Yes, urakoze cyane Ornella. Hanyuma rero batubwiye yuko umukunzi wawe azasigara inangaha, muzasigara muvugana, igihe kizagera uzagaruka muganire. Ni ibihe bihe, ni ikihe kintu kizatuma mukumva, ni ikihe kintu ujya utekereza ukumva igihe muzaba muri kumwe uzamukumbura? Ni nk'iki kintu yaba aragukoreye cyazatuma iteka urumukumbura? Ikintu nyine yaba yarankoreye cyiza nakumva nyine bitagikunze, nakubwiye ngo nkunda kuririmba nawe nyine arabikunda. Barigeze umuririmbira? Namuririmba. Ni akahe karimbo wageze umuririmbira? Tubwire basi nk'indirimbo wamuririmbye natwe tuyumve tuza tukwibuka. Nyine ngira ikintu cyatuma nyine mukumbura. Umunsi umwe hari indirimbo yasohotse ya New Boss kuri Raymond. Nshyashya nyine numva ndayikunze. Tuba turi kumwe nyine turi mu modoka. Ni imodoka papa nyine nawe agiye itwara. Agiye twayimo akantwara uri kumva hari igihe twagenda nyine. Turicara nyine iyo ndirimbo turayiga turi kuri YouTube turego umunsi turayifata. Tukiri mu muhanda amasaha anageze nawe ikunze byatari turi kuyiga rugabo tubwiraho gake twumva usa nk'uyiririmba. Ndemeye amakosa yose nagukoreye nambereka, niyo mpamvu yanteye kuzinduka iyarubika urwo rubanza ruhora rwiseguye mu mutima wanjye nubwo wanyimye amatwi. Gerageza wumve ko ntaryari byangwiririye, kuko twajyaga ngo dusangire agahiye, ngo none tugeze ku kabisi ngurananiwe. Ziribambe biganza bitajyaga bizirigaba, gukomera ku rugamba ni naryo herezo ryako. Ornella, urakoze cyane. Akarimbo kari keza wa? Eko karimbo ko numva bazakarimbo musezera ahubwo. Ornella, hanyuma rero reka wenda reka duse nk'aho dukina filime, sibyo? Igihe kirageze, Ornella mu kwezi kwa kangahe ntazi n'itariki agiye ku kibuga cy'indege, umukunzi aramuherekeje, bagezeyo. Ni irihe jambo uzamubwira? Ijambo ngomba kumubwira ni rimwe ryonyine,
ndamubwira ko nyine ntazamwibagirwa nta kintu, ndamubwira ngo promise, ndamusezeranya nyine ko ntazamwibagirwa. ese Ronera sheri wawe waba warigeze uryamanaho nawe? Oya. Ntabwo biraba? Byarabaye. Urifashe? Byarabaye. Okay. None se umunsi byabaye ntabwo wagize ugira ubwoba ko ashobora kuba yaguteye Ronera? Kubera iki utagize ubwoba? Warabushize? Oya, ntabwo ari ukubushira. Niyo mpamvu utatumye ugira ubwoba? Oya, ntabwo nagira ubwoba kuko nyine bitewe n'uburyo namukundaga na famille yanjye imuzi, ubundi nabuze ati nubwo wenda yayimera ariko se niba yimeye ubwo nyine ntabwo yimeye kuba. Okay, ntabwo mufite ubundi buryo. Hanyuma rero igihe kirageze ari hafi kugenda, nagusaba ko muryamana kugira ngo agusezere. Ronera uzamwangira nk'umuntu mukundana ko? Oya, nakubeshye ntabwo bigira ibanga birumvikana ntabwo nabyanga. Ntabwo wabyanga. Yes, Ronera. Hanyuma ko wakoze imibonano mpuzabitsina uri mutoya, wumva nta ngaruka bishobora kuba byakugiraho? Kubera ko nyine njya mbikora cyane Nazo. Ariko inama nakugira ni uko wabyihorera ukabihagarika, nama ukabikubwiye uzamwihorere, uzamubwira ati byarangwiririye ariko imyaka mfite nzongera kubikora nkuze, sibyo? Kubireka birumvikana, kubireka birumvikana kandi na cyane nanjye ndabyumva, ni amakosa ko ngana nanjye gutyo ariko se byarabaye. nzaba naragiye imyaka myinshi. Yes, urakoze cyane Ronera. Hanyuma rero ngira ngo turimo dusoza ikiganiro cyacu, ni iki kintu ushobora kuba nize nama ushobora kuba wagira urubyiruko rwinshi rwishora mu bikorwa byo kunywa ibiyobyabwenge, abandi bakishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ugasanga benshi birirwa batega ari abana batoya, ni iyihe nama ushobora kuba bagira? Njye inama nabagira, buriya ibintu bita ibiyobyabwenge ntabwo bikunze kuba ari byiza. Ariko ndabona tukiri aho ngaho, ubundi ikiyobyabwenge wowe barigize unywaho kikakuzanyiza ukafata sinzongera kukinywa ukundi mu buzima, iki kintu mbonye ari kibi ni iki? Nanyweye inzoga bwa mbere. Inzoga yitwa gute? Nanyweye ibigo byinshi cyane nyine, nanyweye mu Kigali turi abantu benshi cyane. Ntabwo uzi amazina yabyo? Umva nanyweye amarike na Bitsingi, nanyweye amarike agiye atandukanye. Umva narasinze byatari, nkoramo n'inkweto zisanga, n'abasore ntabwo kumva ni ibintu bibi. Ariko njye n'ubwa mbere narinyweye inzoga mu buzima ntabwo nabikora. Ntabwo wongeye? Ngogira inama urubyiruko rero, abantu bakunda kunywa ibiyobyabwenge ari abana, ugerageza kugaragaza n'ingaruka zishobora kuba zabaho. Ingaruka cyane iyo umukobwa yasinze buriya, hari igihe umukobwa ashobora gusinda bitewe n'ahantu uri, bikaba ari kuko wasinze wagiye nko kureba umuhungu wenda, niyo baba ari abahungu babiri, wagiye nko kubareba nta gahunda bafite wenda yo kuba wagukorera iki, ariko niba wasinze mwese muri bishaka kandi bose baragukora, ntabwo byabona. Ariko utasinze ufite kwihagararaho. Ronera, ubivuze nk'ibintu nk'inama nziza uri gutanga, ariko bivuze nk'ibintu uzi kandi bibaho. Ronera, byakubayeho? Ntabwo byambayeho gusa nyine ngewe igihe nabikoze njye nafashwe ku ngufu nyine ariko njye nafashwe ku ngufu. Ubikora bwa mbere afashwe ku ngufu n'umuntu? Nari mvuye kwiga nyine, nari mvuye gusoma ibitabo hariya Kacyiru, nashaka gutsinda nyine numva nshaka gutsinda, ubona bikoze ikintu cyambabaje icya mbere cyambaye ntabwo ari uko navuze, cyambabaje nuko nagiye muri etide nkataha bwije nkanatsinda. Kandi wanasinze? Ntabwo nari nasinze. Wafashwe ku ngufu gute? Nari mvuye kwiga, mvuye muri etide nyine naragiye nataha mu rugo ndambura njya gusoma ibitabo by'ibintu muri library ya Kacyiru, umudamu amazi akuye. Maze kwiga ndagenda ndakamusubiza ndataha mfite n'ibitabo bari banyeje, nashimira n'abahungu babiri bari bangoye nyine urumogi ntabwo nari mbazi, nyine barampamagaye bavuga kuri telefone? ntabwo bakujyanye he icyo gihe? ntabwo twari tuzi hariya Kacyiru. Bagufatiyemo imbere se? hariya mu muhanda wa Kacyiru, buriya muhanda wa Kacyiru iyo wasakuza nta muntu buriya wagufasha. Aba ntabwo wabamenye? Reka. Ntacyo. Wabashije kujya kwa muganga se ujya kwipimisha kugira ngo urebe ko nta kibazo wigeze ugira? Urumva nyine yiza kuba ubazi bari kubarega ukamenyesha ubuyobozi bakabakurikirana. Ntabwo rero urumva nyine byararangiye, ntabwo ikibazo byakora kuko ntabwo babona. Hanyuma Ronera rero ngira ngo turimo dusoza, utubwiye ko hari ingaruka nyinshi zo kuba zaba ku rubyiruko, hanyuma ariko turi no mu gihe cyo kwirinda coronavirus. Nihe nama watanga ku rubyiruko mu buryo bwo kugira ngo
iki cyorezo turebe uburyo twagihashya. inama ngiye naho urubyiruko uri kumva nyine ari ukuntu Urubyiruko n'abantu bakuru muri rusange, kuko ni icyorezo kitareba urubyiruko, kitareba n'abantu batoya cyangwa se ariko abakuze. ninakomeza ku rubyiruko kuko urubyiruko hari ukuntu urubyiruko dukunda kugenda cyane mu bintu wenda bijyanye na talent kubyina iki ibyo ngibyo rero hari abana wenda baba bakibikora nka fashion kumva ibyo ngibyo nabyo kumva ni ibindi bibazo ugasanga abantu bari mu mashuti ugasanga bagiye mu mabidi kumva ni ibintu urubyiruko rukunda cyane. rero inama nagira urubyiruko urabona niba bavuze ati gushyiramo metero nyine ubwo ni metero ni ugushyiramo metero ukambara agapfukamunwa neza. Bivuze ngo mushyiremo metero, gushyiramo metero mu mufuka se ni iki? oya Bisobanura hagati iki? y'umuntu n'undi Hagati y'umuntu n'undi. Aha. ushyiramo metero birumvikana kandi ukajya niba mugiye mu mabidi ntimurenze abantu 10 nabyo birumvikana. murenze abantu 10 musingira mutangiza abantu 10 kugira ibintu biteguwe kumva. Yes, murakoze bakunzi ba Karema TV, ngira ngo turacyari kumwe kuri mikoro za Karema TV tubabwira yuko turimo tuganira n'umukobwa witwa Onera, tubabwira ngo mukomeze kwirinda icyorezo cya coronavirus, mwambara agapfukamunwa, mukaraba intoki kenshi gashoboka, kandi mwirinda gukora ingendo zitari ngombwa. Hanyuma igihe uri kumwe n'abantu ibuka kwambara agapfukamunwa, usigemo metero. Hanyuma kandi nimba hari ibimenyetso ushobora kuba ufite bishobora kuba bigaragaza ko ushobora kuba urwaye coronavirus, nko gukorora cyane, kubabara mu muhogo no guhinda umuriro, ihute guhita ubimenyesha inzego z'ubuzima kugira ngo babashe kuba bagira icyo bagufasha. Imana yabaho umugisha, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.